icyo gihe amikoro y'umunyarwanda azaba yarazamutse ku buryo bufatika abarirwa ku 12,476 by'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 18 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubushomeri bubarirwa ku ntoki kuko buzaba buri kuri 0.05% buvuye kuri 7% mu mwaka wa 2035. Nta rugo ruzaba rudafite amazi, amashanyarazi, kandi buri wese afite icyizere cyo kubaho kugeza ku myaka 73. Ndagusuje, nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Iri u Rwanda buri wese yifuza ndetse arota kuzabamo. Hahirwa cyane abakiri bato bateganyijwe kuzaba muri ibyo byiza. Abazaba batuye mu mujyi wa Kigali bo ibintu bizaba byarahindutse kurushaho. Ni umujyi witezweho iterambere rihambaye mu myaka iri imbere rizashingira ku gishushanyo mbonera kijyanye n'icyerekezo. Hateganyijwe imishinga myinshi izibana ku guteza imbere ibikorwa remezo, ubukungu n'imibereho y'abaturage nk'abagenerwabikorwa ba mbere. Ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire riheruka ryagaragaje ko mu mwaka wa 2022 umujyi wa Kigali wari utuwe n'abantu 1,700,000, kandi byitezwe ko umubare uzakomeza kwiyongera bakagera kuri 3,800,000 mu 2050. Hatekerejweho harimo gukemura ikibazo cy'amacumbi make binyuze mu kubaka imidugudu y'icyitegererezo izatuma abanyamujyi boroherezwa n'ubuzima. Igishushanyo mbonera kigaragaza ko umujyi wa Kigali uzaba igicumbi cy'ishoramari mu karere no ku rwego mpuzamahanga, kandi kugira ngo ibi bigerweho hari ibice by'ingenzi bizayibandwaho nko mu mujyi rwagati, Nyarugenge, icyanya cya siporo cy'imyidagaduro y'i Remera, santere ya Kimironko ndetse n'iya Gahanga. Buri mujyi uba ufite izingiro, niyo mpamvu uzumva umuntu uva i Nyamirambo, i Remera cyangwa i Gahanga akubwira ngo agiye mu mujyi. Niba utuye mu ntara ntibizagutungure kuko aba avuga ibyo azi, bisobanura ko azaba agiye mu mujyi rwagati, i Nyarugenge, iwabo w'amagorofa maremare. Iki gice kizwi icyongereza nka CBD cyangwa Central Business District, uretse kuba kinyuramo ibinyabiziga kinafite umwanya wahariwe abanyamaguru gusa car free zone, ubafasha kuryoherwa n'ubwiza bw'umujyi mu bwisanzure, baba batembera, bidagadura cyangwa se baka izindi serivisi. Igishushanyo mbonera cya 2050 kigaragaza ko ahantu hahuza abantu benshi mu bwisanzure hazongerwa, kandi ko hitezweho kuba umusemburo w'iterambere n'ibikorwa bihakikije, hanabungabungwa ibidukikije. Kubera umubare w'abaturage wiyongera umwaka ku wundi, ibikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu nka gare bizavugururwa ku buryo bizaba bifite ubushobozi bwo kwakira ababigana. Iki gishushanyo mbonera kigaragaza rompuwe yo mu mujyi rwagati na Muhima bizahindurwa ahantu hihariye harangwa n'ubusitani, inzira y'abanyamaguru, ku buryo hatazaba hanyurwa ibinyabiziga gusa. Biteganyijwe ko rompuwe izashyirwamo aho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizajya zihagarara by'akanya gato kugira ngo abantu bajye borohererwa no kwinjira mu mujyi rwagati. Kuri Sainte Famille hateganyijwe kubakwa inzu y'ubugeni izajya ikorerwamo ibijyanye n'umuco, hanavugururwe urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 rwaho ruri imbere ya Kiliziya. Hazubakwa inzira y'abanyamaguru ihuza umujyi wa Muhima kugera hepfo ku gishanga, izaba ikikijwe n'ubusitani, inzu z'ubucuruzi, isoko n'ahamurikirwa ibikorwa by'umuco. Biteganyijwe ko igice cy'ubucuruzi cyo mu mujyi Quartier Mateus kizavugururwa hagamijwe kongera mu ibikorwa by'imyidagaduro, inzira y'abanyamaguru, hanatanganywe aho imodoka zihagarara by'akanya gato. Kigaragaza ko kuvugurura iki gice bigamije guhuza ubucuruzi n'umuco kuko hazabungwabungwa ishusho kimaranye imyaka myinshi. Ubu imbuga City Walk niyo nzira rukumbi yahariwe abanyamaguru gusa muri iki gice. Byateganyijwe ko izahuzwa n'izindi nzira zizatunganywa mu bindi byerekezo bitatu byo mu mujyi rwagati. Igice cyahariwe umuco mu mujyi rwagati kizahuza izi nzira z'abanyamaguru zose, uzaba akivuyemo azaba ashobora gukomeza mu nzira ijya mu bindi bice bikikije igishanga cyo munsi yo ku Muhima, gare ya Downtown na Nyabugogo. Mu mushinga w'igice cyahariwe umuco hari gahunda yo kuvugurura mu mujyi rwagati mu gihe hasigasirwa amateka yaho. Hatanzwe igitekerezo cyo kuvanga inyubako za kera n'inshya no gutunganya ahantu hose hashobora gutembererwa, abantu bagasabana, bakaruhuka, bakanahaha. Inzira zitandukanye inyubako hazaterwa ibiti kugira ngo hajye hatanga umwuka mwiza kandi habe heza binyura amaso. Umusigiti w'amadini uri mu mujyi rwagati inyuma y'inyubako zirimo M Plaza ni imwe mu birango bikomeye uyu muco w'abayoboke b'idini ya Islam.
Biteganyijwe ko imbere yaho hazubakwa inyubako izajya mu bikorwa bitandukanye birimo ibijyanye n'umuco. Gare ya Nyabugogo niyo ikoreshwa cyane mu gihugu kuko ihuza abaturuka mu ntara zose no mu yindi mijyi ikomeye mu karere nka Kampala, Nairobi, Dar es Salaam na Bujumbura. Iyo umubano umeze neza, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugaragaza ko bimwe mu bibabangamira imitangire ya serivisi ya gare ya Nyabugogo birimo kuba iri ku buso buto ku buryo ihoramo umubyigano w'imodoka n'abagenzi. Igishushanyo mbonera giteganya ko gare ya Nyabugogo izavugururwa ishyirwe ku rwego mpuzamahanga ku buryo izakira abagenzi bakanyurwa n'uko bigenda iyo bageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Muri gahunda yo kuvugurura umujyi wa Kigali no kuwuteza imbere mu buryo burambye, Nyabugogo na Muhima hazohabwa isura nshya binyuze mu mishinga minini igamije guteza imbere imiturire, ubwikorezi, ibidukikije n'imyidagaduro. Uretse kuvugurura igishanga cya Nyabugogo mu kagari ka Tetero na Kabeza duhereye mu murenge wa Muhima, hateganyijwe kubakwa inzu zigenewe abaturage baho mu rwego rwo kubafasha kubona amacumbi agezweho kandi ahendutse. Igishanga cya Nyabugogo kizaba urubuga rukomatanyije rurimo gare nshya igezweho, ubusitani, inzira z'abanyamaguru n'ahagenewe kunyura ibinyabiziga. Uyu mushinga uzajyana n'ibikorwa byo kurengera igishanga no guhindura pariki ibereye umujyi. Mu gice cya Nyabugogo kandi hazubakwa Mpazi Park, izaba irimo inyubako ifite igice cy'idagaduriramo hejuru, hatunganywe agace ko kuruhukiramo kazaba gafite ikibuga cy'imikino, ubusitani buzaba burimo ibiti n'ibimera byihariye. Hazahuzwa n'inzira z'abanyamaguru n'imihanda. Iruhande rw'umugezi wa Mpazi hazubakwa inzira y'abanyamaguru izahuza parikingi ikoreshwa by'akanya gato n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'amajyepfo y'akagari ka Kabahizi muri Muhima. Ibizakorwa byose bizaba bikikije n'ibiyo bikorwa by'ubucuruzi. Biteganyijwe ko inzira y'abanyamaguru y'uruhande rwa Mpazi izarangira ahazubakwa igorofa rizakorerwamo ubucuruzi buto, ritangirwemo n'izindi serivisi rusange zigenerwa abaturage. Mu rwego rwo guhuza iterambere rirambye n'umuco, igice giherereyeho Stade Amahoro kizajyanishwa n'igihe gihurize abanyarwanda n'abashyitsi mu bikorwa bitandukanye birimo ibitaramo n'amaserukiramuco. Abafite ibikorwa by'ubucuruzi nabo bazaba batera imbere kuko aho hazaba abakiriya babo. Mu rwego rwo kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu gice cya Gisimenti, biteganyijwe ko hazubakwa igorofa rirerire rizaba rifite umwanya wo guparikamo imodoka zigera kuri 300. Ibi bizorohereza urujya n'uruza rw'abahaha atuye n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziparika ku muhanda by'akanya gato. Byateganyijwe ko igice cyo hasi cy'iri gorofa kizashyirwamo amaduka n'indi myanya izaharirwa ubucuruzi kugira ngo abayigana batazagira serivisi z'ingenzi babura. Imwe mu nyubako zimaze igihe zikikije Stade Amahoro zizahindurwa igice cyahariwe umuco kuko hazaba harimo isomero, inzu ndangamurage, inzu iberamo ibikorwa bitandukanye birimo inama n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi. Hirya ya Remera hari isoko rya Kimironko riri mu masoko akuze mu mujyi wa Kigali. Ubushobozi bwaryo ntibihura n'umubare w'abarigana. Niyo mpamvu hari gahunda yo kuvugurura centre ya Kimironko yose. Kuvugurura isoko rya Kimironko bizahuzwa no kuvugurura gare yaho mu rwego rwo koroshya serivisi yo gutwara abantu no kugira ngo abaturage n'abashyitsi bajye borohererwa no kugenda muri iyo centre. Mu kuvugurura isoko rya Kimironko hazabungabungwa uburyo bw'imihahire cyangwa imicururize gakondo, ariko hanashyirweho igice cy'ubucuruzi bugezweho. Byose bizajyana no kuvugurura ibikorwa bihakikije byose bihuriye muri centre ya Kimironko. Igikondo hazubakwa inyubako ngari igezweho izajya yakira inama n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hazaba hari amahoteli cyane cyahariwe ibikorwa by'ubucuruzi kandi hazabungwabungwa ibidukikije. Hazubakwa inyubako zizajya ziberamo amamurikabikorwa n'amamurikagurisha ibikorwa bishingiye ku muco n'ibitaramo. Hazaba hari igorofa ririmo parikingi y'imodoka z'abashyitsi. Iruhande rw'ahabera imurikagurisha hazaba hari parike iteyemo ibiti bya kinyarwanda izajya isurwa n'abayituriye n'abazajya bajya muri expo batemberemo baruhuka. Hazubakwa inzira z'abanyamaguru ziva ku nyubako iberamo inama mpuzamahanga ikomereza mu gishanga. Ahazaba hari ubusitani bwiza butatse indabo, aho kwicara, aho gukorera siporo no kwiruka no gutwara amagare. Icyanya cyahariwe imurikabikorwa n'imurikagurisha kizaba gikikijwe n'ibikorwa by'ubucuruzi na serivisi zitandukanye zirimo amahoteli. Nta cyo cya serivisi z'ingenzi kizahaba. Reka dusoreze rero kuri Gahanga ya 2050.
Santere ya Gahanga iherereye mu karere ka Kicukiro ni amarembo ahuza Kigali n'umujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ariko ni nayo iherereyemo ikibuga mpuzamahanga cy'imikino cya cricket. Igishushanyo mbonera kigaragaza ko Gahanga izaba icyanya cy'ubucuruzi mu guhanga udushya, kikazakura ishoramari ry'imbere mu gihugu no mu mahanga. Ibizakorwa bizajyanishwa n'urwego ikibuga cy'indege cya Bugesera kizaba kiriho kugira ngo abazajya bagikoresha batazagira icyuho cya serivisi. Gahanga izaba icyanya cy'iterambere rishingiye ku muco kuko izajya iberamo ibitaramo by'abahanzi, amaserukiramuco, kandi izabakwamo inzu ndangamurage igire n'igice cyahariwe imiturire. Santere ya Gahanga izaba igice gikorerwamo ibikorwa bitandukanye birimo ubucuruzi, imyidagaduro, kandi hazibandwa ku kubungabunga ibidukikije.